ndebera ukuntu ryaboze. Amadolari 49. Bose wayatse kakara yemwe bana mukunda namwe agacyayi ko mu biryogodo. Suzi ko ujya ubona ko hari Nyamirambo banywera mu dutasi duto nk'utu ngutu agacyayi. Ngeze ko navuyeho bahataraza. Warahombye cyane. Niho hantu hambere nzajya. Amadolari 9 ukicara. Hi guys, welcome again to my YouTube channel. Mumeze mute nizere ko mumeze neza aho muri munshe zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero turasohotse tuvuye mu nzu, akazuba katangiye kuza, hameze neza, winter twayisezeye, ubu turi muri spring. Of course harakonje ariko ntabwo ari cyane. Ubu rero tugiye vlog na vlog. So ahantu tugiye kujya ahantu bacuruza ibya make, surtout abantu bashyashya bakiza muri Canada. Akenshi ni amafaranga tuba dufite, urumva. Rero tugiye kurebera ahantu ushobora kugura ibintu bya make second hand. Haba hari intebe, haba hari imyenda, ibikoresho byo mu nzu, muri cuisine. Umuntu wese ukigera Canada kandi wenda bije idahagaze neza ashobora kujya kuhahahira, hanyuma guhera ku idolari rimwe ushobora kwambara, ushobora gutunga ikintu cyose cyo mu nzu rwose kuri make. Hanyuma tugende twiganirira tureba hanze uko hameze. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ariko utinya kamera muraza kuba mumwumva ariko ntabwo muri mumubone. Wenda ashobora kuzaza ntawamenya, umunsi umwe nzamubazanira kuri kamera. So tujyane rero turebe ukuntu hameze. Hari akazuba, ndi muri mood nziza cyane. See you. Okay. Hari akazuba vraiment, ameze bon cyane. Urabona ko na neje wana yashize kabisa. Mu muhanda hameze neza, ntabwo ari kunyerera ukuntu kingana. Guys, neje ntirashira ariko urabona ko kameme biri kugenda bigabanuka. Umuhanda umeze neza. Urabona ko Misiri imbere rwose n'akabego karaba kagiye kose. Abantu barabatangiye kuba bisanzuye mu muhanda. Ese utaraza wumvaga neje biba bimeze guteri? Yewe ntaraza umunsi wa mbere ko nahageze akaneje hashize nk'icyumweru karagwa. Numvaga ari nk'urubura ariko ngeze mba numva ari nk'ibintu. Urabona nka kwa kuntu isabune ya ireta mu mazi ikakora igifuro, niko biba bimeze ku mutwe w'umuntu iyo biri kugwa. Njyewe narayiriye nkizi. Nanjye nariyeho numva uko bimeze, ntibazaga se utuntu tumeze gute, n'iki ibintu biba biri kugwa mu kirere bidahagarara n'ibiki. Rero hano mu gutwara, ese mu Rwanda ari ubwo bubahiriza ama stop sign? Ahangaha ntushobora gutwara kuri stop, ugomba guhagarara. Udahagaze aba ari ikibazo pe. Ushobora kukwandikira ewana bikakubera ikibazo. Kandi nabonye mu Rwanda rwose stop sign wagira ngo nta nubwo tuba tuzi ibyo ari byo. Umenya ari ibiki? Nanjye nkiza ariko ntabwo nari mbizi. Umunsi wa mbere nza naje ari ninjoro, mukayamuza kumfata, mukayamuhagarara ahantu hose nkabaza abantu babahagarariye baba basaze. Ariko nagize ngo ahari nuko wenda ari ninjoro muri kugera muri ako muhanda umeze neza. Ukena none mbona ni hatari, murahagarara ahantu hose. Urahagarara imva. Ko haba hagiye hari uduhanda twinshi tugiye dutandukanye, badashyizeho ama stops wajya usanga imodoka zagonganye imva zikamarana kabisa. Yazagongana. Akazuba. Ubu tugiye kujya dukora vlog na vlog. Ibintu byo kuguma mu nzu twabisezeye. Reba nk'iyi stop sign, uba ugomba guhagarara nk'umuntu ugeze muri feruje. Kudahagaze ewana byakubera ikibazo.
hameze neza. Hameze neza cyane. Ese ujya ubona ukuntu iyo akazuba kagarutse mu mutima wumva n'akamurare Oya, kaje. n'abantu hanze ubona abantu bose baseka. Yesu we, umva muri winter uragenda ukajya ubona abantu bose bafite imishiha, nta muntu uri guseka, nta muntu uvuga cyane, ariko gasama iyo kageze n'akazuba gatoya pfa kuba gatangiye kurasa mu gitondo ubona izuba wumva umutima unyuze wishimye. Ni ukuri umva ari ibintu bitangaje. turikumbuye pe, tuba turikumbuye bya hatari. Akazuba kaba kanaryoshye ivuye muri buno bukonje, murasohoka mukota ukumva mana we. Rero undi naho tuzaba twakwema ibipira. Urabona ko n'abantu batangiye gukora siporo mu muhanda noneho batifubitse cyane. Ese experience yo gutwara hano wayibonye gute? Najyaga mbona ntabishobora, mana nyagasani, imodoka zose zigendera mu ijana, ndavuga ati sinshobora gutwara ahangaha se yego kumana njye nabishobora. Ahogera aho ngaho ukabona ni ibintu bisanzwe. Nanjye nkiza nabonaga umunsi wa mbere ho nawe twumva twagenze umuhanda ari feruje imwe mbona nta kidasanzwe. Bukeye mbona otoroti turi imbere abantu bahora birukana, ugase ahantu wahatwara wirukanka gutya cyangwa gutwara aho rwose nabonaga ari ibintu bidashoboka. Nanjye nabonaga rero nkabona mumenya murakata gute, muramenya muraca mu muhanda. Udafite GPS samenya aho ujya. Hari no kugira GPS ariko nka kuno utwaye muri otorute ukamenya ngo uraca muri sortie. N'uyu muhanda we n'urasohokera. Noneho yo bagatoya. Uhita umva urazenguruka, ushobora gukererwaho nk'iminota nk'icumi umva kugira ngo uzongere gufata sortie y'ahantu wari uri aba ari ikibazo. Ese ujya utwara muri otorute ntuyobera? Ifite nk'ahantu harehare ugiye ndayoba kandi ifite na GPS. Utayoba antera ibuye muri comment twumve se. Wenda hari abapro batajya bakiyoba cyane ariko ntabwo nizera ko n'abamaze imyaka inaha barayoba pe. Kuyoba nta muntu utayoba. Uduhanda tuba twuzuye ari twinshi, usohoka ari udusorti twinshi, ntumenye uko bigenze. Kuyoba nta muntu utayoba pe. Biba bitoroshye ariko umuntu agenda abimenyera. Urabona ko twageze ku kiranguzo turi benshi. Ntabwo ari twe gusa. Ikiranguzo ninde utakikizaho koko. Ntabwo ari twe gusa tuba turi benshi. Uretse n'abantu bashyashya natwe tumaze imyaka n'imyaka turahaza. Aya ni abenegihugu na bano tuba tubona. Noneho ngo abazungu hari ibintu twari twumva ngo nyine ngo bahora umva ibintu byabo byose, niyo yaba yambaye agakoboyi karagenda kagacuya kakaba umweru akaza kugateza hano ku kiranguzo bakamuha makeya. Ntabwo bajya bajugunya yaba imyenda yaba ibikoresho byo mu nzu, gusa bakunda guhindura buri mwaka nyine ibikoresho byabo ari ibyo mu nzu ari imyenda, akenshi bagurira sezo ariko ntabwo babijugunya. Umva baraza bakabishyiramo muri ano mamagaze, bakabishyira papa bakabishyira ku kiranguzo. Umva niba yarakiguze nk'amadolari 20 akacyambara uwo mwaka akaza akagishyira no nko ku idolari nk'icumi cyangwa amadolari 5 kandi barabigura. Ntabwo bajya bajugunya imyenda yabo, nta cyabo kijya gipfa ubusa pe. Ejo bundi muri sama zabereka ibintu bajya bajugunya ko biba bimeze, ariko ibintu byabo byose ntabwo bipfa ubusa. Ni umuntu umva ekonomi yabo ewana. Umuzungu ushaka kuguha idolari rimwe aba yaguhaye ewana, abagukunda pe, abaguhaye ikintu kidasanzwe kandi ugabyita ngo ni gift nyine aba yaguhaye. Baraza rero bakabishyira kuri makeya nyine bakabigurisha nka caguwa. Hari igihe ubonamo ibintu bizima mva, hari igihe haba harimo nanone ibintu bibi byashaje. Ndaza kubereka, ariko igize Imana ushaka kugwa ku kantu keza pe ukaba wakagura nta kibazo ukagakoresha in case economy itameze neza, ukaba wabyambara nta birenze. Ese wabonye ari umuco hano muri Quebec cyangwa no mu yindi mijyi wabayemo niko byari bimeze? Nta cyabo gipfa ubusa. Oya ntabwo ari hano Quebec gusa, kuko na Montreal ndibuka ko naho haba amashopu ya second hand
kandi twajyaga tujyayo nko muri sama koko aba ari agahe gatoya, ari igihe uvuga se ndagura ibintu mbyambara igihe gitoya ejo bundi bibe byashaje, cyangwa se akantu kagapfa udafite uburyo bwo kwitugura ikindi gishyashya, uhita wikozayo ukagura akantu koroshye nta biba kamake ubuzima bugakomeza. So tugende rero turebe uko biba bimeze. Iyi shop rero ya second hand yitwa Village de Valeur, haba harimo ibintu byinshi, sibye ko ushobora no kureba kuri Kijiji, haba hari za marketplace, ntabwo washaka ibintu bya make ngo bibure. So aho twari twinjiyemo rero urabona ko ari magaze nini igiye ifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'imitako igiye itandukanye wakundi ushobora gukenera gushyira utuntu mu nzu yawe. Amadolari make cyane, amadolari 2. Eba nk'iyi vaze ukuntu ari nziza fresh byatari, kandi urabona kuri makeya harimo utuntu twinshi twiza vraiment. nk'uru rukweto warutaka iwawe niyo ntabwo byose wabyizera ngo bijyane ariko ni ukuri haba harimo utuntu twiza ushobora gukenera mu rugo. urabona ukuntu hano harimo amataburo meza, hano nk'iyi taburo hagati ukuntu ari nziza, niyo yegereye amadolari 9 irahenze 38. urabona ko ari nziza cyane, ugiye kuyigura muri marché isanzwe ushobora nko kuyigura nk'ijana 200. Tugeze mu bikoresho byo mu nzu byo muri cuisine, ndubereka. Yes, cameraman ari kubereka. Camerawoman. Tunatibuka koko ariko kashaje bashyizeho na fimbo gusa nyine akura gakoresha, kandi ntabwo rwose kakubuza gukata nk'agashuka cyangwa birenze. Uziko barabigura nose rero natarimo abantu benshi kuri barabigura. Data wowe urumva uje ekonomi itameze neza ushobora kuza kwihahira, nawe babirenze. Reba cutting board nshyashya kandi imeze neza, amadolari angahe? 3. nawe babirenze. Wagura ibya make in case uri kwiyesitara fatisha ukaba wabona kugura akarape kabiri $1 2. Iyo rape inameze neza, ni nagashyashya. Ashaka ari nk'umuntu wenda wayiguze ntayikunde akaba yaza kwiteza. Hari n'ukuntu hano kwimuka bigoye ku buryo ubona gukodesha wenda nk'imodoka ikwimura usanga bihenze kurusha uko wagura ibindi bishyashya, bakaza rero bakata babiteza kuri make ubundi ukazagura ibindi. cyane nk'iyo ugiye mu wundi mujyi kubigezayo rwose amafaranga menshi uruta no kwagura ibindi. Itasi se ko mbona ariyo mu bami. Yego mwamikazi. Harimo utuntu twiza twinshi ushobora gukenera kabisa. Dore n'ibirushe, amarushe, ibyuma ibangahe guys, $1 rwose pe. Amasahani, tugeze mu masahani, amatasi. Reba nk'iyi yose ni set, ifite amatasi, utubolo n'amasahani byose ku madolari 18. kandi byose ku madolari 18 set yose. Rero nk'iyi set y'amadolari 48 irimo amatasi, utubolo, uduki, dusutasi. Ni amadolari 48, ariko ibi byose birimo udusutasi. Hari ibintu byose ukaza ugatwara ku madolari 48. Ibintu biba rwose bihendutse pe. Hari yemwe bana mukunda namwe agacyayi ko mu biryogodo. Suzi ko ujya ubona ko hari Nyamirambo banywera mu dutasi duto nk'utu ngutu agacyayi. Ese ko navuyeho hataraza n'indi Kigali niho hantu hambere nzajya. Urumva ushaka kujya kurirayo mu mihanda? Bashaka kujya kurira hari ahantu mbona ari vibe na vibe cyane. Ibirahuri
idolari ni rimwe nk'inkongoro zo mu kiliziya ariko nabyo tubigaruke oya iyo hasi icyuma aya iki kintu harya banyweramo iki se ubu igipirimusi oya ntabwo gusa kiriya cyari kinini hari ikintu bakinyweramo nzeri amadolari 3 ariko bakinyweramo n'amata y'ikivuguto di hari ibirahure byameze gutyo twanyweragamo amata y'ikivuguto ni runini pe ariko urabona ko uturahuri ubwoko bwose twa wayini tw'utuji ya ushaka kutubona turimo n'inkongoro zo mu kiliziya manza ntawamenya nabyo birahari idolari rimwe udasiga ukamenya bita banyishyuza umuntu ukizi nawe ukeneye uduflasike two gupfunyikamo agacyayi nubwo akabita karangiye ariko ntabwo kavuze ko katazagaruka dore ngutu kandi kuri make ni $2 n'agateremusi yemwe babyeyi bakiza kaboneka 3 babyeyi bakiza none se sibyo urabona ko adahari se utakagura yanga ubukonje sha buhora butuma duhorana ibintu byo kunywa bishyushye waza n'ukuri ukakagura amagripe aba ameze nabi ni icupa ariko warigura iryo cupa si n'iryo kunywa tubatembereza no mu by'inkweto imyenda rero winter kwa kundi twabwira iri kurangira ubu za nkweto za winter batangiye kuziteza ubu ziri kuri make cyane ariko uzi ko hari abantu nko muri sama bagura ibintu byo muri winter itaha koko bagabanyije ibiciro nk'ubu bari kubikura kuri nuza bari kubibika mu masitoke hari abari kugurira winter itaha abazungu benshi niko babigenza ariko ni byiza biba binahendutse amabuti meza umva bino bereke nk'iyi buti ndebera sha kandi urabona ko ari nziza ni nshyashya iri kurangaye gusa iri kurangaye hanze ndebe ko nta giciro ndi kubona amadolari 9 ngayo yose ku $9 ugatahana inkweto nziza amadolari 9 ni nziza maze wayambara pe ndebera nk'iyi ngiyi bano dufite uturenge dutoya bana ko natwe baba batwibutse ku $19 kandi none kwire ya original ndafite amafaranga ngwino ku kiranguzo nawirenza tugutegereje turi benshi nawirenza mwagakweto mwaga na keza amadolari angahe 8 ni keza pe wakigera ukatwereka uko bimeze akarange nakagura hi baby ni ukuri pe akugira ngo ujye gutanga amafaranga kandi wenda utafite ekonomi nziza uri kwiyensitara ari bwo ukiza ushobora kuza kugura hano nta biba birenze nta kintu na kimwe kiba kirenze inaha pe nkani keza amadolari 10 nko muri sama hano kabisa bari sawa siko ari rwiza kandi rushyashya $10 dore n'abana ushobora gucuzinga utuntu twose tw'abana natwo tuba duhari ntago rwose byagutera harimo n'imbore ariko izi ngizi nuko zisa nabi zoza kandi urabona ko no hasi kimeze neza zisa nuko zanduye $4 abirenze madamu tugira n'udusakoshi rero twiza madamu ariko nawe reba ariko nk'iyo hasi nziza $17 kandi ni igisakoshi cyiza pe bags umva hari uraza ugafata umwanya ugacagura kandi ugenda ubona utuntu twiza ariko si nko muri caguwa ni caguwa
icagwa niterera umuntu hejuru yabyitaraho kumuriterera hejuru nuko baba babimanitse uterera hirya niterera hejuru ni kwa kundi uza ugaca akabage ni keza nuko ari umuhondo umuhondo se nanza na nyirako yarabonye ari kaje sizi isi akavuga do amadolari 8 kandi urabona ko ari gashyashya biba bihendutse dore n'amarido yo mu nzu ngira ngo ni peperine harya niko bavuga peperine ariko umuntu arayimanika da wayikunze arayimanika utuntu harimo utuntu wowe ufata umwanya wawe ukaza ufite umwanya uracagura kandi ukabona utuntu tuzima tujyanye na budget yawe uriho amashuka amakuvureri ibiringiti dore n'imisego urabona ko nawe bwose bene wacu bari kugura uzabikureke umuntu ugikunda kuboha dore utudodo umuntu afite impano wowe ushaka kujya upima ibiro byawe uko ubyutse dore umunzani uri ku madolari 7 ese urakora ubu ugikora dore urakora katurebe urabona ko ukora mama w'abahungu biro 60 birimo neza ariko 60 ifunze urakora amaflati ibintu byose birahari imisatsi kabisa ukayikora tumiwa ese twe nta miruwari dukeneye iwacu dukeneye igisokozo ukeneye igisokozo ahubwo ntikigucike nibutse ko nta gisokozo mfite ngomba kugura igisokozo nimubona igisokozo mumbwire nta amakote meza ariko nkikwira harimo n'ibyashaje kwe ndebera we ubu se nk'iri koko baba bari kurigurisha kugira ngo warinde urigura koko ndebera ukuntu ryaboze harimo n'ibyaboze pe ubuse biri kurangaye ntibatinya no kuyashyira do $39 $39 kuko riri kwire ariko rikaba ryarashaje mu ijosi riri kuvuvuka ego kambafashe ndigire neza duhisha hisha kandi ubu hari umuntu urigura bimeze gutya barayagura da $39 karuvati nziza cyane ukanigiriza ubundi ukajya mu bukwe yataye ikirori warimbye kuri make yawe ku madolari angahe amadolari 5 amadolari 4 atari ushaka se ewe sha nayo mfite wayakuramo nabereke reba nk'ino televiziyo ni televiziyo iri kuri make pe ikurangaye 49 amadolari 49 bose wayatse kakara nako nago bajya baza kugurisha hano ibintu bidakora ya babizana kuko bikora rero kugira ngo ujye kugura nka televiziyo ku madolari 500 ukiza ugitangira ushobora kuyigura nta nubwo ari abakiza gusa natwe twazigura ya wimenetse mu nzu ukunda kureba filime uraza ukaba ufite ikiyisembura televiziyo rwose ya make umuntu wese utinya kuza kumva ko atabona uburyo yensitara nk'akabati hari ahantu hari udutebe twiza nkwereka udutebe twiza tw'umweru ahubwo urabona ko n'udukomode hano ntabwo twitwara umuwari ngo ni udukomode batwita udukomode utu tubati komode nk'aka ngaka ushobora kugafata rwose reba hano nk'aka ushaka kukagura rwose ukagakoresha kandi ni amadolari angahe 11 amadolari 11 yonyine biba birenze kabisa reba izi ntebe ukuntu ari nziza izi ntebe ukuntu dusa neza utu dutebe
Okay. Pam 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 pam. Amadolari 9 ukicara ukaryama rwose. Urabona ko numva ni ukuri ni twiza bya hatari, turi na comfortable. Turi na comfortable. Ku idolari ryawe 9 kandi urabona ko ukicara. ari nakwire kandi ushobora kugahanagura. Ni kwire wanagahanagura. Aho gase watugura wadutwara. Aho gase natwe ukeneye ngo dutahane. Ni ukuri kandi tumeze neza, ni dushyashya. Umuntu ashobora kuba ari nk'umuntu watuguze wenda ntadukunde cyangwa agiye nko kwimuka. Agiye kwimuka muri iyi minsi abantu bari kwimuka cyane. Amadolari 9 ari comfortable pe. Reba nk'izi televiziyo, reba bereke. Amadolari 38. Harimo n'amaprinter, ama-imprimante, umuntu ahanakenera kwempima utuntu dokima, birakorohera ukicaranye ugafite hafi. Na imprimante amadolari 7. Birakorohera, ubonye ko kubona ahantu imprimira bigusaba kugenda. Televiziyo ya LG 38. Iranaremereye. Iraremereye? Ariko ufite imbaraga muri iyi minsi. Meze bon. Urabona ko birimo neza, utubafe, abasore mukunda kumva umuziki. Bagatahana rwose urugo rwawe rukaba ntiwicwe n'irungo. $5 yonyine. Abantu mukunda kujya gym. Gusa nk'isofa nangahe? Isofa 15. Ndatebeye. Ariko nawe urabona ko ayamazemo. None se susi ko nkiza rero mbatere story. Naje mfite expectations numva nyine abari ahantu hatari. Ndibuka nko mu cyumweru cya mbere hano twagiye gusura. Urumva? Mwazungu rero ahantu hose baseka ari ugusuhuzanya. Niko hano basuhuzanya. Kujya gusura abantu nukuri bari bafitemo intebe. Wese wabonye kuna abantu baba bafite intebe zidasa hano kenshi mu nzu zabo. Ugasanga harimo nk'intebe isa gutya, harimo indi ntebe y'umweru nayo birenze. Ego nabonaga atari ibintu bibaho pe. Ariko naje gusanga ari ibintu biba bisanzwe. Newe nabisanzwe pe. Ufite urugendo ukabona valize zirahenze. Uraza hano rwose ukagura akavalize ka makeya. Gatraveling umeze neza. Idolari 1, amadolari 3. Umwanya. Uraza ugacagura ya. Amadolari 6. Ukaba wakambara rwose ukarimba. Kambara ukaberwa. Kambara ukaberwa ku madolari yawe 3. Kandi utihenze, bije yawe ukayubaha. Gutangira ubuzima ibintu byose biba bishoboka rwose. Byagutera isoni. Nako ku ruhande rwacu bari gushima rwose. Bashimye. Nabo barabigura rega ntago ari kuvuga ngo nako gaseye urabona ukuntu ari keza gasana neza. $3. uvuga ngo ushaka kuzamo hano ufite amadolari 100. Wumva ufite amadolari 100 ugatahana umufuka wuzuye. Umufuka wuzuye ariko hatahana imyenda igaragara myinshi. Hano harimo imipira y'imbeho. Hano rero bayita ngo ni amashandaye. Njye nayo nzi ko ari triko ariko hano ngo ni shandaye. Twenda two kogana. Swimsuits. Nziza cyane. $9. Amadolari 9. Kambara rwose kabere. Ese ujya usobanukirwa impamvu ibintu byaha byose ari 9.9? Yemba numva ngo bari kujijisha. Urumva ko kugira rigire $10 arakugabanyiriza akagukoraho n'ako gasuka ukabona biri ku madolari 9. Thank you guys for watching. Nizere ko ino video hari ukuntu mwayibonye. Mutubwire muri comment ko bimeze. Ubu ni vlog na vlog tugiye kujya tujya ahantu henshi hagiye hatandukanye, dutembere turebe uko Canada hameze
udushya se, amashopu atandukanye, ibikorwa bigiye bitandukanye byose tugiye kujya tubana. Nizere ko mwishimye, mukore subscribe, like, share, comment, hanyuma tujye tubana mu mavideo agiye atandukanye. batubwire rwose ko muri comments ko ikiganiro cyagenze, ko Yeah. babonye aha hantu ndetse n'ibindi bifuza ko tubasangiza rwose muri isanga mwabidusangiza muri comments kandi Yeah. tubafasha tubasobanurira tunabatembereza birushijeho. Tujye kujya dutembera, umva muri sama rwose nta mu nzu n'uguhora twagiye n'uguhora tugenda. Twitegure Twitegure tubahishiye ibintu byinshi. Thank you guys, Imana ibahe umugisha, naho mu yindi video itaha. Bye. Ciao. Ciao.